abantu benshi binjiye mu itorero barundi baraje benshi bararaguzaga by'ubupfumu bajyagamo benshi buryo hari abenshi banaciye nk'ubyo banabizi afite n'indasago bananabizi cyane so basanze ari n'umwuka w'Imana avuga aho kugira ngo bategereze Imana ibabwire bafata Imana n'ubuhanuzi nk'ubupfumu ndebera ko hari Imana yambwiye ngo nzahana bungeri bataye umukumbi irongera hindukira ngo nzahana intama zibyibushye zamarize kurya no guhaga zigasiribanga ibisigaye nuko abantu twababuriye umwanya ngo tubahe ibyo bari badukeneyeho kandi naho bagiye no ntago babibonyeyo kuko buryo hari ufite gahunda ze ujya wumva umwe ngo genda ashaka kudelivura kuko atabyara yajya kumudelivura atarika amavuta ntiyagenda nta kiyasukumye akadelivurwa sikumva sibyo ko dayimoni irukanwa no kuri byamana n'umugore koko ibyo rero byose no kubera iki abantu babuza ababumva abantu babuza ababakira abantu babuza ababaganiriza bityo abantu bisanga aho hantu natanga umutiro kwe yuko ubuyobozi bw'itorero kugira ngo tuvurane ibyo bikomere inshuti zacu mwese abadukurikira aho muri hirya no hino ku isi reka mbifuza ibihe byiza ndetse byiganje umugisha w'Imana kubera ko iyo tunezerewe namwe tuba twifuza ko munezererwa ni ku Ihumure TV kandi ku Ihumure TV turahumuriza abandi kubera ko natwe twahumurijwe Imana tugire neza urabona umupapa muri kamera usa neza Imana yateguye kugira ngo mu gihe nk'iki azaduha iby'umumaro byatugira umumaro birumvikana nge Ndikuzo Emmy tubana mu biganiro by'Ihumure bitandukanye ndashimira abantu bose twabanye mu bihe byatambutse wamaze gukora subscribe Imana igumugisha nawe utarayikora uyikore dusangire byinshi by'umumaro hanyuma usibye nibingibi niba ukunze ibiganiro tukugezaho ko like hanyuma ituro rikomeye utanga mu rusengero rw'Ihumure no gusharinga ibiganiro iyo ukoze share ubutanze ituro rikomeye Imana igumugisha rero tunezere kubw'uyu mwanya tugira umugisha wo kuba turi kumwe n'umushumba ndetse akaba n'umwigisha wacu Nevra Pasteur Ntambabazi hanyuma wenda umumenyereye kenshi mu biganiro by'isana-mitima cyangwa se nanone byagukomeza muri urugendo turimo mushumba muraho murakomeye Yesu nashimwe ahimbazwe cyane tugira umugisha wo kubana namwe muri uyu mwanya ya murakoze ni ku Ihumure TV n'ubwa mbere tukwakiriye murakoze cyane kunyakira ku Ihumure TV urumva ko Ihumure nyine nuko twahumurijwe ya nanjye ndanezerewe cyane wowe wumvishe Ihumure wumva ari iki ya Ihumure ni ijambo rikomoka ku wundi muntu ugufasha mu bibazo anakuyobora inzira nta muntu wihumuriza ahubwo ahumurizwa n'undi yes nubanga Ihumure ni igikorwa kiri hagati y'umuntu wahungabanye agahora n'umufasha gusohoka muri iryo hungabane ubwo nagahumurizwa kahita bihumure rero Ihumure ni umusaruro Ihumure ni umusaruro w'umuntu wahungabanye n'umufashe kuva mu ihungabane amen agahita ahumurizwa noneho ngira umugisha wo kugira ngo tubane uyu munsi ntago ndi buze kugutinana n'ubwo ari ubwa mbere kubera impamvu imwe tugira umugisha wenda kuba turi kumwe ariko batakuzi cyangwa batarakumenya uyu munsi buze kubibwira babwire niba ari n'umushumba nkuko mbivuga ya murakoze cyane nge nitwa Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste ibindi byose burya ni inshingano baguha yego ni ibintu banakwita banakwaka ariko burya ikintu cya mbere no kuba Pasteur ya mu mazina yose urayemera kandi mu Nyarwanda baciye umugani ngizina tiyita ntubura kuryitaba ariko Pasteur ya okay inshingano zikomeye kwitwa pasiteri dufite abapasiteri benshi muri iki gihugu no hanze yacyo hari n'abadukurikira mu bihugu bitandukanye ndetse hari n'abapasiteri badukurikiranye iyo bavuze ko ugomba kuba ufite umushumba wakureze wakwigishije wagukurije ubifata gute nk'umushumba ya urakoze cyane ubundi ni ikintu cya mbere ni inshingano tuba dushyira mu bikorwa Yesu yasize avuze kuko buryo itorero n'abantu twese dufite inshingano ivuga ngo nuko mugende muhindura abantu kuba abigishwa wemera mubatize mwigishe kwitondera iby'ijambo ry'Imana rivuga niba kuba umushumba nukubyara nukurera no kwigisha kumugeza ku rugero rushyitse aho nawe azagenda akabyara abana bakagenda rero niyo mpamvu umushumba ahora umubyeyi imbere yabo yabwirije n'abandi bose bamusanga ariko kugira ngo abashe kubigisha kwitondera iby'ijambo ry'Imana cyane ko no muri Malaki ijambo ry'Imana harahagaragara havuga ngo ushaka ubuhanuzi niyerekwa ndetse n'amategeko abishakira ku mutambyi kandi umutambyi kino gihe ni pasteur ya murakoze okay hanyuma uyu munsi
iminsi tugezemo hari ubwo twagiye twigishwa mukatubwira muti twe turi abana kuri mwe birumvikana bavuga ngo mu minsi y'imperuka. Ubundi iyo muvuga iminsi y'imperuka se yatangiye ryari mbere yuko tuza kwinjira mu kiganiro nyirizina? Yesu ubwo avuga ati se ko namaze gushyira umuriro mu isi ndacyakora iki? Akivuga iryo jambo aravuga ati ngene mutegereze iminsi. Ubundi ijambo imperuka ni ijambo riri ryagutse cyane, ni ijambo ryagutse. Waba atese imperuka navuga ngo nirangira rya byose. Rero Kristo bazudupfira ku musaraba avuze ngo byose birarangiye, bahongeye kumufasha ko nange ibihe byose, ngo dutegereze imperuka. Imperuka nirangira rya byose hakaza ibindi bishya. Nicyo bivuze. Okay, muri ibi bihe rero turimo dusa n'ubundi nk'abari mu minsi y'imperuka cyangwa se iminsi ya nyuma. Yesu yavuze wenda tuzagirirwa n'ibihe byo kugira ngo tuganire, muzana tuganize ku mateka ye cyangwa se n'amateka y'itorero na Isiraheli nyirizina, kuko uyu munsi hari igihe ubona abantu bitiranya ubuhanuzi bwo mu byanditswe bya kera by'abahanuzi bakuru bahanuye, uyu munsi bakabihuza nabo ubwabo ibyo bahanura ubwabo. Samutayimari n'igihe bari amarangamutima, ariko gasanga murimo muratweza muri Isiraheli. Hari ubwo rimwe na rimwe ngiye mpita nkumva murimo muranyoza muri kiriya gihugu cy'abajuifu abari mukavuga ngo ni Kanani ngo tuzatura, cyasi Kanani harari hariya n'ubundi. So reka tuzagira igihe cyo kuza guhuza ibyo bintu kugira ngo abadukurikiye babyumve. Uyu munsi turi buze kwibanda ku bintu bisa naho hari bibiri. Hari ibikomere abantu bagiriye mu rusengero. Hamwe na hamwe usanga abantu barahunze urusengero. Uri umushumba ariko uyu munsi ugasanga wari ushumbye bamwe na bamwe bafite akagurupe basengeramo muri Meraneza cyaste Samuwe n'ahandi baraterana, nawe ugero ugasanga bari gutanga amaturo ngo babonye ko mu rusengero byanze bakomerekeyemo. Ese impamvu ibitera ni iyi nk'umushumba? Murakoze cyane. Yenda ikiganiro uvuze bwa mbere utese kujya muri Isiraheli hariya aho ndagira ngo hitondere cyane muvandimwe. Isiraheli ya none ni ikimenyetso cy'iby'Imana yavuze, ariko tuba kariho Yesu ari uyu munsi wa none. Kuko usomye abami ba mbere ubwo Salomo amaze kubaka rwa rusengero, yaravuze ngo n'umuntu wese uzaza afite umutima anababaye agasenga yikije ku rusengero ngo ntuzabure kumukemurira ikibazo. Impamvu rero tujyongera ngo mbisobanure nuko yanditse hasi ngo n'umunyamahanga wese uzaza kuri uru rusengero, kuko batazabura kumva neza imirimo n'Imana, ngo Mana uzamukemura ikibazo kimuzanye ataha nezerewe. Twavuga ngo se bose bazajyayo? Twabose ngo bose bagerayo? Bivuze rero ngo niki kwari gutekereza ku nzu y'Imana. Icya kabiri, guhuza ubuhanuzi bwa kera na Bibiliya nabyo mbyita nk'ivangirwa cyangwa no kudasobanukirwa, ko hari ibintu byanarangiye ubundi, hari byavuzwe birarangira, hari bitakibyana. Ubundi akenshi mu bantu bazi gusoma Bibiliya hari aho bakwereka inkuru zavuzwe zanarangiye n'ubuhanuzi bwasohoye bwarangiye n'ubuhanuzi busigaye. Ni ikintu tuzacukumbura, Imana niduha uburyo, ariko ibyo genda tuzabigarukaho. N'ubu nabikubusiye ko bidari ko ni ibintu bizwi, ushaka kumenya bire wundi arayimenya. Hanyuma rero ivanga abantu bakomerekeye mu rusengero, tugomba kubanza kwibaza, bakomerekejwe n'intebe, bakomerekejwe n'ameza, ese bakomerekejwe na bafure zirimo? Kuko hari n'abandi bantu ubwabo bikomeretsa ubwe ko sinibwira ko hariho pasiteri wakomeretsa nubwo baba banahari. Tugomba kumenya ngo ubundi wakomeretse yakomerekejwe n'iki. Ahubwo se amaze gukomeretswa, mbona nge ikibazo gikomeye ni nyuma yo gukomereka yakorewe iki. Ko burya abantu bakomeretswa n'ibintu byinshi muvandimwe. Abantu bashobora gukomeretswa nuko yaje akeneye ifashanyo mu itorero agasanga ntayihari. Ibyo ni ikintu cya mbere. Bati genda imfubyi ndi umupfakazi ntacyo bamariye, kubera ko itorero rigira inshingano zirenze izo ngizo uvuga. Uwo waje azi ko itorero rizamwishyurira umwana ku ishuri, rizafasha minerval akayibura, ushobora kuba yakomeretse. Hari umusore waje akeneye nk'umuhungu n'akakeneye nk'umukobwa, agezeyo umukobwa aramukata mutango no kumukatira. Umukobwa ati wapi sinkwemera. Hari umukobwa waje akurikiye umuhungu, ubwo se n'umuhungu akurikiye amubuza, nabwo ni itorero rimukomerekeje. Uribaza? No. Tugomba kumenya ubundi yakomerekejwe n'iki. Ahubwo ntekereza ko ikibazo kiri nyuma yo gukomereka yakorewe iki. Hari undi muntu ushobora kuza akeneye kuba umudiyakoni ntibabumuhereze, ko nawe azakomereka.
hari undi uzashaka kuba umwigisha ukabona nuko ushaka kwigisha ariko ubundi by'ukuri si impano ye, ubona wazakomereka. Burya mu rusengero ibyakomeretsa abantu ni byinshi, kimwe nuko hari abantu banikomeretsa ubwabo. Yaba arikomeretsa akabigiramo uruhare kugira ngo akomere. Agomba wese niba uri kuvuga abantu bakaguhana ninde bikoze. Ese niba yagiye mu kabari akabona hagutenga ninde wabikoze. Hari n'abantu bigira uruhare mu kwiroha mu bintu nkuko tubizana ku isi ya none. Hanyuma hakaba n'itsinda rito ntari bwite rinini, yenda umyumve rishobora kuba rikomeretswa n'abapasiteri cyangwa n'abayobora. Aho ariko riba rito burya kwijanisha. Niba abantu usanga barahuriye mu bya 10, abantu bahurira mu nama, abantu bahurira mu bodiyakoni no muri nyobozi, baba ari ujanishije niba cyabo ngabo, wakavuga ati genda giyenda bisohotsemo. Gusa ikimbabaza n'ahasohokeye hariyo pasiteri, n'ahasohokeye hari izo ntambara, kuko burya ubundi ahantu hose itorero riri haba hari intambara. Ibyo rero mbibonamo ubwana mu mwuka, kuko niba pasiteri ambwira ati ankomerekeje ndahunga njye hese ubundi ko twese twahuriye aho ngaho, kandi uwo twaje gushaka n'umwe ni Yesu, ntabwo ari Yesu nkomerekeje, si Yesu umbwiye ngo sohokera mu rusengero. Rero iyo hatari ikintu cya maturité spirituelle, umuntu ngo abakuze mu mwuka buri gihe akomeretswa n'utuntu twose, yarangiza akajya gushakira amahoro muri aho bamubwiye ngo muri mera neza utabare mu kavumbi mu gapudresh ndahazi muri gabanya ifiriti muri umusesi manza ku kinzanye ndabirangije mu ruciranyeri n'ahandi nakubwira henshi utanazi we genda nahazi hose, hari mu rupfu, hari ahazamuka, hari Dubai, hari mu Bushinwa, no munsi hagezweho bita ntaho nkubwiye aho ngaho ndaritse imisozi n'amashyamba. Ikindi kibajyana mu misozi nuko barabuze tubyite nguki mana yanjye, tubyite ikiramu kinyarwanda gikomeye n'uburere n'ubundi hakari uburere. Ni ijambo rigoye kurivuga, ni ijambo undi kuva mu bucuruzi, narabuze customer care. Ntabwo bazi ko iyo customer care no mu itorero ribamo. Abantu bazi ko ari nk'umucuruzi ariko no mu rusengero barya abantu bakora protocole, barya abadiyakoni uburyo bakiriye umuntu, kuko natwe abapasiteri ndetse n'abashumba ariko twe ntabwo tubyita amakosa, tubyita kubura umwanya tukabisegura. Kuko umuntu aguhamagara ntumwitabe, yakwandikira ntumusubize, agakomereka, yakubwira ati ndakwifuza ntumwumve kandi akomeretse, ntabwo azakomeza kubabara gutyo, azayagushaka undi muntu marigere ko bongera namukomeretse ubundi nawe yahageze aho ngaho. Bivuga ngo natwe ubwacu tubyita inshingano nke, reka mbigira ibyera nubwo byaba byirabura, nuko tuburira umwanya abo twashinzwe kubwiriza. Abapasiteri mukabura umwanya, tukaburira umwanya abo mwahawe mw'inshingano, abo twanabwirije aho, ubwo tuba dutakaje ya nshingano ngo nuko mubabwirize kwitondera, kuko uburiye umwanya ntaho wamukura. Jya nkunda umushumba umwe muri Kigali wavuze ngo ibyaha by'abakristo n'amakosa y'abayobozi. Utinya hari ikibazo umuvuze? Oya, simutinya ko sina ngombwa. Ikingenzi nuko nakunze ibyo yavuze. Yaravuze ngo ibyaha by'abakristo ni intege nke z'abayobozi cyangwa n'amakosa y'abayobozi. So urumva rero wa muntu azava hariya kuko yaburiwe wa mwanya, kandi koko najya mubwire munyamakuru ntubarenganye, abashumba bagira akazi kenshi cyane. Ariko ntekereza ko umuhanga wabisobanukiwe ashyira byo bita amaserire mu yandi matorero, muri iwacu bashyiraho zone ku buryo umuntu afite groupe ntarererwamo, kuko itorero ryarakuze, ntago bagira abakristo 200, kimwe kigira iminsi 7. Ngaho dusuppose tuganire, niyo wabakira umunsi amasaha 28, ibihumbi 2 by'abakristo babakira mu gihe kingana iki. Niyo mpamvu agomba kuba amakorari, hakabaho igice cy'urubyiruko, hakabaho ababyeyi, hakabaho igice cy'abapfakazi, abagore basenye ngo bakiri batoya, mbega hakaba encadrement iri interne ya yindi ituma abantu basha kuyobora rya torero. Noneho bikamera nk'uko sebukwe wa Mose yambwiye ati ariko Mose ibintu uzaruha, ko ngo urubanza n'urw'urunyanya bajya kwa Mose, bagatungura bakajya kwa Mose, akantu kose kwa Mose, ngo sebukwe aramwitegereza umunyamahanga, namubwira ati nkubwire nta kizabuza ko
wowe ubwawe nawe uzahananirwa na bano bantu, ahubwo ukora iki gihe ngiye kukubwira. Shaka nk'abayobora 1000, abandi bayobora 100, abandi bayobora 50, abandi bayobora 10, abajya bakuzanira urubanza rwabananiye. Nuvuga ngo amatora twamuje kubaka, ndashaka gukemura ikibazo cy'abantu bagiye mu butayu bagahoramo n'ibindi bikomere. Yego. Nuko abantu twababuriye umwanya ngo tubahe ibyo bari badukeneyeho, kandi naho bagiye no ntago babibonyeyo, kuko buryo hari ufite gahunda ze. Ujya wumva bavuga ngo genda shaka kudelivura, kuko atabyara yajya kumudelivura ariko amavuta ntiyagenda nta kiyasukumye akadelivura, kumva si byo ko dayimoni irukanwa no kuri byamana n'umugore koko. Ibyo rero byose no kubera iki abantu babuze ababumva, abantu babuze ababakira, abantu babuze ababaganiriza, bityo abantu bisanga aho hantu. Natanga umuti rero kuri yuko ubuyobozi bw'itorero kugira ngo tuvure ibyo bikomere nuko twubaka system. Amatorero yabigezeho rwose, hahandi nushaka gukora ubukwe nta wakwemera utavuye muri zone. N'andi madini afite ibindi bakomeye ku buryo iyo batakuzi niho bakuzi, aho n'abantu barererwa. None abayobozi tukakira cya kibazo gikomeye kitabasha cyananiwe gukemuka. Ibyo nuko numva icyo kintu cyo mu butayu. Noneho ubwo ni uruhande rumwe rw'abayobozi. Uruhande rwa kabiri ni abantu bavuga ko bakomeretse. Ubundi nkubwire ba munyamakuru, umuntu wese uzi ko yakomeretse agahitamo guhunga burya ntaba yarakomeretse. Yakaba yahamwe cyane. Agategereza. Ntago ari gutegereza, yagombye mpamvu ngo umuntu wakomeretse ari umumotari yaguye cyangwa ku modoka amaraso agishyushye ntago umuntu apfa kubimenya. Biriya impamvu biterwa hanini baba baraje bazi ko baje mu ijuru, kandi nta paradizo ba mu idini. Mu idini habamo ibintu byinshi na Satani abamo, kandi barangiza bakumva ubonye mu rusengero wese n'umwana w'Imana, bakibagiza ko no mu gihe cyo kwa Yobu na Shitani yinjiyemo gushengerera. Icya kabiri ni ukutamenya ko bagomba guhanga amaso Kristo. Kristo ntiyagukomeretsa. Zaburi 147:3 aravuga ngo yomora inguma z'imibabaro. Ntabwo zomorwa naho wagiye. Imyaka afite sindumva ivuriro rivura inguma z'imibabaro. Bitaro numvise byose bivura ibikomera, ariko Yesu we avura inguma z'imibabaro. Ariko kuba tutarasohotse ngo tugende suko nta ntambara zirimo. Ariko je ntago mbona intambara nk'intambara. Bagira ngo se nahangana nawe. Nahagaze nka Yesu avuze ngo mva inyuma Satani, kandi yari Petero. Kushatabwe mfite mva inyuma Petero, yabonye ko ari Satani umuvugiyemo. Ubu Satani yakorera mu nanya yarwana n'umuntu, kandi Satani yamukoresheje, ndakwihorera. Uri wa undi wakubita umusaho ugahindura undi rero. Ntabwo wapfa kutako yabaye ugezeho gutese. Ibyo ni ibintu bibiri bihabanye. Yesu yagize gutya aravuga ngo mva inyuma Satani. Yabwiraga nde? Petero. Ese Petero ari Satani? Nuvuga ngo ahubwo Satani yakoreye muri Petero. Abakristo benshi, abayobozi, abavuga butumwa, abatuye mu itorero, y'ikintu kibaye ntago babona ko ari Satani wagikoze. Babona ko ari umuntu wagikoze bakamwakiza. Bityo Satani akajya ku ruhande akatera ikorasi ndabahondanishije. Ariko umunyamwuka w'umunyabwenge ahita abona ko ari Satani uje kumunyaga amahoro no kunyaga no bari kumwe amahoro. Imana iguhe umucyo mu gukora gisubizo. Yes, dusa n'abagana kuwenda kuza ku musozo. Kubera ko si ibibazo byinshi, ariko na byinshi nabisubiza. Na byinshi babisubiza. Ariko kubera ko hari ahandi hantu tukwibikiye, numvishe haryoshye, hari amateka yari ahantu tuzagarukaho. No kuri. Reka uzanyemere ndi tayari mbwire mpe gitabo mu itangiro ngeze mu byayishuwe. No kuri kose. Tarenze 50 nge nawe. No kuri kose. Ndabyemeye. Aha. Uyu munsi rero. Yego. Ndibuze kwibanda ku kintu kimeze gutya. Abakozi b'Imana benshi, abo twita abakozi b'Imana bakora umurimo w'Imana, ndibuze kwibaza ngo rimwe na rimwe hari ubwo usanga ejo wari kumwe n'umuntu, ndaguha urugero rumushumba uri mu rusengero, ushumbye abahungu nanjye ndimo, nitwa Emi. Nyuma y'ukwezi ugiye kumva ngo Emi ngo asigaye afite icyumba hejuru kamuhoza, n'urugero asigaye afite icyumba epfo Nyabugogo. Wajya kumva uti nabaye bishop, ntuzi nuko nagiye,
ntuzi nuko natangiye. Aya makese amwe namwe muhura nayo. Noneho iki kibazo kiri buze guhura n'icyo nshaka kugarukaho gisa na misiyo ya Yesu mu isi. Bisa n'abakozi b'Imana bakunda kudeviya kenshi. Base nimvuga ngo misiyo ya Kristo mu isi, abakozi b'Imana benshi usanga barayideviye. Ntuze kuntera ibuye nk'umunyamakuru kandi uri pasiteri, ahubwo uze kumpa umurongo abantu bakwiye kubonamo iyo misiyo nuko bakwiye kugenda. Kuko mbere waravuze ngo mugende muhindure mubwirize mubahindure ibyaremwe bishya amahanga yose. Ariko uyu munsi uzareba uzasanga ikintu kiguriye mu bapasiteri esprofisi none cyasi n'ubuhanuzi cyane. Ndagira ngo uze kubihuza n'aba bantu bisa naho bagiye cyaje mbere twavuze ko rimwe na rimwe bikomera usanga ari abantu batari maturity mu mwuka, ariko babashumbye badafite leadership, badafite ikintu gituma babashumba kiribuze gukomeretsa abana baje n'ubundi bakiri bato. Sibyo? Noneho nanone tuze kwibaza ngo ese ibi nibiri muri wa mugambi usa naho ari misiyo ya Kristo abantu bamaze kudeviya kandi benshi bitwa ngo nabakozi b'Imana. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ngewe umuntu wese washinga icyumba, washinga urusengero afite misiyo yo kwagura ubwami bw'Imana, nta kibazo mafite burya. Kuko aramutse kuko hari ibintu dukwiye kwitondera. Ntabwo umuntu wese yakirizwa mu idini ndimo, cyane cyane ko burya ibintu bibangamira abantu ni amadisipurine y'amadini, kandi Kristo we nta cyapfa na disipurine z'amadini. Kristo ashaka ni umutima wihannye no kureka ibyaha Bibiliya yavuze ikanosa. Hari ibyaha Bibiliya yavuze, ntiyavuze imyenda, ntiyavuze amakanzu, ntiyavuze imisatsi. Hari ibintu yavuze ngo mubwire abantu bihane, ibyaha bihanwa birazwi. So rero intambara z'amadini akenshi ziba zishingiye kuri disipurine rimwe na rimwe, bamwe bazisanga no mu ijuru nta n'izihari. Aho ntuzimbaze cyane. Si doctrine ariko ntabwo ari doctrine, ni disipurine. Umuntu yicara avuga ati ngewe kugira ngo abayoboke banjye batandukane n'ababandi cyane ko bita ko abayoboke batari n'abayoboke b'Imana. Icyo gihe rero ati ngenda ndabona abantu banjye bazaba bambaye amajipo areshya gutya, abandi amakanzu areshya gutya, abandi twebwe abantu bacu basenga bakanuye, abandi bateze amaboko, abandi bahagurutse, abandi batigenda shingira, abangaba batigira isimbi. Urumva bigenda bitandukana, ariko doctrine yo buri gihe usanga no kwemera Imana imwe, no kwemera umuzuko, n'ibintu bisanzwe. Rero ngewe wavuga hari nuvuze mbere gashinga idini, gashinga icyumba hari akaba bishop, ngewe icyo si cyo kibazo burya mu buzima. Kingenzi niba koko afite gahunda yo kwagura ubwami bw'Imana, kuko ntabwo itorero ryose rizageraho aho dutegereza ko ryakageze. Ningira mwankurikira, ntabwo rizagera ahantu hari aho bizasanga mu byukuri abakirizwa abandi hari, ariko byose bitume umusaruro ko yavuze Kristo yaravuze ngo ibisarurwa n'igice k'abasaruzi ni bake. Niba ifitemo iyo mpano yo gusarura yagenda akabijyaho. Ibyo ntabwo nabitindaho cyane ko na leta amaze kubishyira ku murongo, njye numva nta kibazo nabitindaho cyane. Ari ukwagura ubwami bw'Imana, atari gushingira ku nyungu, atari gushingira guhangana, atari gushingira kubeshya, agashingira mu kwagura ubwami bw'Imana. Gusa kiba ikibazo ko nta bumenyi afite. Reka maze gakimbwe niko nta bumenyi afite. Se umwami Yesu yagiye mu ishuri rire kubizo. Ubuzi yagiye muri ishuri. Haryo twabonye. None se biragoye ko yizuwa gatara cyangwa karindwi. None se nyine afite ubwenge bw'Imana. Oya we n'Imana ubwenge burahari. Icyo nashatse kuvuga ahangaha ntitugakubitisha abantu amashuri, kuko biravuze ngo ni Bibiliya nkunda mu Roma ngo yafashe ibyo bita bipfu by'ibibwirizwa baryikirisha abantu, ngo kandi ifata abanyabwenge ibahindura injiji, ngo yazamuye abinjiji kugira ngo bose n'abanyabwenge. Aho jye sinjya mpatinda, ushobora kugira diplome yo kuyobora ya leadership, ariko nkana afite diplome yo gukuza abantu mu mwuka, iyo ntinabaho. Iyo ni impano y'Imana. So rongeye ntabwo ushobora kujira muri ubwo buryo. Hanyuma rero ikintu kindi warumbaje cyari gikomeye, uraza kugisubiramo ko ku kibazo kirekire nabanje gutinda gusesengura aho hantu. Umuntu aramutse ko bujya gushinga idini bigira ibintu bitatu, nabyo tuzabiganira umunsi umwe tugaruka. Ariko aramutse ashinze idini mu kwagura ubwami bw'Imana, nge nta kibazo nagira. Icya kabiri wavuze ngo idini ngo bashingiye ku bintu by'ubuhanuzi, niba ntihenda. Ibyo ngibyo ntabwo ari amatorero yose muvandimwe, ntabwo ari amatorero yose, si n'abantu bose, ariko twemeranywe tunaganire
abantu benshi binjiye mu itorero bandi baraje benshi bararaguzaga by'ubupfumu bajyagamo benshi burya hari abenshi banaciye nk'uburyo banabizi afite n'indasago baranabizi cyane so basanze n'umwuka w'Imana avuga aho kugira ngo bategereze Imana ibabwire bafata Imana n'ubuhanuzi nk'ubupfumu ndebera ko hari icyo Imana yambwiye hari n'ubwo ngo Imana nitambwiye gusenga sinjye ukibaza hari ubwo umwuka yambwiye ngo sohoka mu idini ujye muri ndetse umwuka barakubwira kwimuka mu madini yose nta natuza aha rero nagira ngo tuganire mukozi w'Imana yenda hari n'abantu babirimo batabizi ikintu cyitwa kujya gushinga ibyo mbwiye ubundi isi iriho amavugabutumwa atatu y'ingenzi ivugabutumwa rya mbere babyita ko ari ivugabutumwa rishingiye ku iterambere rishingiye gukira rishingiye kuzamuka rishingiye kugura amazu rishingiye kugura imodoka nziza iyo bakagita ngo ni prosperity gospel abo ngubo kugira ngo utere imbere ni bwa buhanuzi harimo n'amahame uzanakora kugira ngo byose bikunde aho bigisha no gutanga no gutura mu buryo bukomeye kandi tuzi ko wabibye wese asarura bikamuhira ko yabibye hakaza icyo bita indi ngo ni license gospel akenshi bita ngo ni ubuntu umuntu yamara kwena ati byarangiye muri Kristo Yesu yabyarangiye ubundi akisigara yikora ibyanga amaraso Yesu arakora uwo muzahura hakaba n'indi bita ngo ivuga butumwa ryiza nyakuri ni irijyana abantu kuri Kristo ni iryihanisha abantu ibyaha iryo uzasanga mu nsengero harimo mbarwa kuko urababwira ibyo badashaka kugira ngo bisohoze ijambo ryavugiye mu kanwa k'umugaragu w'Imana Pawulo abe umenye ko mu minsi y'imperuka abantu bazanga kumva inyigisho nzima bakishakira abigisha bafite inkovu z'ibyaha nk'iz'ubushye inkovu y'ubushye sinzi nibuyizo urayizi inkovu y'ubushye aho wahiye wahamara gushya nyuma hakuma agakira ukajyaho muraho ibintu niyo harangiye inkovu ntihanagurika y'ubushye niba ngo bafite icyaha muri bo kimeze nk'inkovu y'ubushye z'ibyaha mu mitima ngo bazagwiza abo bigisha ariko banahuje n'irari ryabo s'il vous plaît rero iryo nakwita ngo ni prosperity gospel ntawe utajyayo baratanga baritanga barakora mbega bafite imvuma yo kwihuta hakaza icyo bita license gospel ariyo abantu bumva ngo narakijijwe I'm born again akikora ibyo yishakira byose ntiyamenye ko biri yavuze ngo ukora icyaha n'uwa Satani kuko yerekera Satani yakoraga ibyaha ngo bana bato ntukagira uboshye ukora ibyaha n'uwa Satani umva ko bakaboshya kumva ko kuko wakeneye kunezerwa akeneye kubivanga n'agakiza akumva ntacyo bimutwaye akabyakira hakacyo twita ngo ni full gospel yujuje kwihana gukosora guhanura kuyobora kugeza mu ijuru gutesha no gucyaha bene abo pasiteri ntabwo bagira abayoboke benshi ntabwo ushobora kubabona ntabwo uri umubone kuko ntari buvuge ntabwo uri bumubone ariko mpindukire mbaze bagenzi banjye niba ushumbye abantu utazajyana mu ijuru uzababaza iki uzasubiza iki Imana nawe uribaza ni ikibazo gikomeye nyine rero tugombye kugira full gospel cyangwa se mu bundi buryo ni gospel nziza yujuje ibikwiriye nk'uko umuntu abasha kugira ngo abeho akenera indyo runaka intungamubiri zirinda indwara bimwe nanabyibagiwe icya mbere no kumenya ko ijambo ry'Imana ryaravuze ngira ngo riri muri Ezekiyeli ngo nzahana abungeri bataye umukumbi irongera hindukira ngo nzahana intama zibyibushye zamarigeze kurya no guhaga zigasiribanga ibisigaye urumva ko hagati y'intama n'abashumba hariyo urubanza ikindi ntago twaca urubanza ngo twemeze yuko abafite benshi nta muntu urimo uzajya mu ijuru burya buri gihe mu bantu benshi hari nk'abantu baha Imana mu buryo bw'ibanga utamenye buriya kenshi nawe ubona bagaragara imbere hari n'abandi baha Imana mu mutima yabo so bazajya mu ijuru uramutse uvuze imibare yabo waba ugiye kubeshya unashingiye ku idini waba ugiye kubeshya unashingiye no kuri discipline waba ugiye kubeshya kuko umutima niwo uzatuma umuntu ajya mu ijuru ntabwo ari ibimenyetso atwereka hanyuma rero gusiribanga kw'Imana bifite ibyizagenda oya ntago ari gusiribanga oya ni Imana iza intama zasiribanze intama yanyoye ikanywa amazi ikarya ibyatsi byiza
reka misobanure mu buryo bw'ubuno bwumvikana atari byo mu mwuka abantu babyumve. Umuntu uramuhamagara arabatizwa, arakizwa, ajya muri korari, ariko ahatuye ntari kwera imbuto. Ba bantu bari gukizwa bagushijwe nuko umuntu nta mbuto yeze. Ubwo nta siribanze iby'abandi ibyendi yarariyeho nicyo bisobanura ubundi. Kugenda kangiza ubuhamya mu gihe we yabwiriye byiza hano samutamukura ku ruhimbi. Hakabaho n'abashumba ngo bari intama zibyibushye. Bazikuraho ubwoye. Sindi butunga abashumba urutoki. Imana yanaguhana ho. Yanamana. Rwose sibyo. Yego ntago ari. Mbonera kubwira n'abanyamakuru bagenzi banjye cyangwa n'abandi bavuga bagenzi banjye bakabavuga nabi. Ariko ntekereza ko wareka buri muntu akirundiranyiriza inkwi zizamutwika kuko burya abantu benshi bazazira amagambo bavuze. Inkwi zizabatwika bishatse uko urushaho kongera amagambo usenyagura ni nako nawe barushaho kugusenya burya. Nubundi ngo iyo utubaka abandi nawe ntibubakwa, iyo usenya abandi nawe baragusenya, iyo ubeshyera abandi nawe barakubeshyera. Kuko yaravuze umukozi w'Imana Obadiya, uko wagenje abandi niko nawe uzagira gute uzagenzwa. Ni byiza ko mureke urubanza turuharira Imana. Buriya nkubwire mukozi w'Imana, mvuze ngo ukoze hasi unyibutse ibuye tugiye kuba abarwanyi. Reka mvuge ngo uteye chorus mpita numva ijambo ry'Imana. Hari ikintu nyibukije. Abanyarwanda baciye umugani ngo ubona nyina yarashaje, ngagira ngo inkwano se yatanze zapfuye ubusa, akibagiza ko yavutse aho ngaho ari magaya wa mukecuru. Tukwiye kugira ibintu dutekereza. Umushumba runaka niba ateshutse, mwimutera ibuye nk'aho mubonye uwo munsi, kuko hari indi minsi mwarungukiraga mu madirishya mumushaka, hari undi munsi mwamwemeraga. Nibura ni muzirikane ko hari n'ibyiza yakoze kandi benshi mwabibonyeho. Ibi mubitesha agaciro, ibi mu musengera bivemo. Ariko ifata ruze ngo kubita amabuye kuko ngo amubonye ahagaze ku muhanda uhonda amabuye ngo yagize gutya, oya ntago ari byiza bamwe. Hari n'ikiza yigeze gukora rwose, hari n'ibyiza yagezeho, nabaha urugero benshi turabazi. Hari byiza bakoze, noneho byebuye kuntu mbayeho nuko Imana yanteye mu kubaka abantu. Yarambwiye ngo buri gihe ngo njye menya ko hari n'ibyiza bakoze mbiha agaciro. Kuko no mu byahishuwe yaravuze ngo nshima urukundo ariko mfite icyo nkugaye. Imana irabanza ishima uwo marayika, ariko ikiri kintu igira gute imugaye. Ni byiza ko abashumba, abapasiteri, abaririmbyi, abahanzi bahanze imirimo z'Imana, abakora Imana bakigira guhuza abantu, bakigira guhuza imbaga nyamwinshi. Niba uyu munsi batabibasha, twibahindura uko twiboneye, reka tubashimire ibyo bakoze. Amen. Nibisigaye tubago tubagira inama, ngewe nahagarukiraga. Rero abashumba bagenzi banjye inshuti, nuko duhagarara mu nshingano Kristo yaduhaye zo kuragira umukumbi w'Imana, tuwushora ahantu hakwiriye. Kuko n'umushumba wese uzi korora, mu kwezi kwa karindwi hari amapfa nta mazi, hari icyo bita kugisha. Umushumba mwiza rero amenya idakama akayishakira ubwatsi, akamenya uko arera abantu. Ikindi cyakurikiraho nibaha abantu amaserivisi. Birushya umusore kugera ubwo yishingira. Uyu munsi kwishingira burya nuko utumva abasore ba kino gihe, ukamuca amafaranga y'umurengero kandi atari ngombwa. Wumva akafata umusore akamwumva, mukwa akamwumva, bagafasha abantu wimutwerera, ariko mufasha ukuntu yasohoka mu kibazo yihuse. Murakoze cyane. Mushumba, tugiye ku musozo, reka dusoze kugira ngo dukomeze n'ibindi nejo wundi kugira ngo tuzongere tubabone mugaruke. Ari ikintu kimwe turi nshaka ko dusorezaho, kimwe ndimo nibaza cyagiye kare tuvuga tuti ese hamwe na hamwe ugendeye kuri izi nama haga abashumba ubona inyigisho cyangwa message itangwa muri rubanda kugira ngo babashe no gukomera bagere ku rugero rwiza. Exactly ni mission ya Kristo nkuko yabivuze. Turimo turagenda tukigisha tugahindura bakaza kuri Kristo, cyangwa dushiraho nk'agakiregeshwa. Ndagurugere ejo bundi ngo sinzi wari guhanurira umuntu amana ati mbonye Imana iguhaye umwana, ngo yongeraho umuhungu aza kubyara umukobwa. Agategereza zamubyara. Ubuhanuzi wawe burapfuye. Oya ntabwo bupfuye, none se Yesu acura imbyara zamubyara. Ntabwo yo nabitinda. Kije ntabwo nabitindaho. Buriya mwaka kereka niba Yesu apfa, ariko niba kiri muzima azamubyara, ariko mujye mureka muri kurikira. Hari ikintu wakomojeho uvuga ko hari abafite ibisa naho na n'uyu munsi wenda biri mu Rwanda bigisa n'ubupfumu,
ku buryo rimwe na rimwe hari n'abinjira mu nzu y'Imana basa n'abagifite ubupfumu muri bo no kuraguza, bisa naho mu nzozi zabo, mu myumvire yabo, ibyo bagiye kubona mu nzu y'Imana ari bimwe bisa n'ibyo banubundi bahoze bafite nk'umuco bakuye hariya. Ndasubira inyuma gato wenda uko turi gusoza, ariko twemeye ko tuzabigarukaho. Muri Isiraheli ku gihe bari mu buvumo bihishahisha, iyo tugiye mu mateka y'Isiraheli, hanyuma noneho bakomorewe, bisa naho noneho habayeho itorero riri universel, ubwo bose bashizwe hamwe, abari mu buvumo muvemo baze ku mugaragaro, noneho rikaba official. Hari ingaruka zabaye, nubwo abantu benshi wenda batazigarukaho ziri negative, nubwo abakristo babohorewe, ariko noneho haje abantu bazanye imico bagiye kuvanga muri bo. Ndifuza ko ubutane tugaruka aha hantu ari uzasobanurira abantu benshi, ese abakristo ahubwo ntibahuye na efezi negative cyane, nubwo babohorewe bakaza kugira ngo bajye muri rya torero Constantine ashizeho cyangwa se rya dini. None nze kuhuza n'umunsi mvuge, ese uyu munsi umunyarwanda wabayeho mu buzima bwo kuraguza no guterekera no gupfumaguza nk'ibyo byose, ntibigaragara ko hari umwuka ugenda usa naho hari agasigisigi gakurikirana abantu, yaza no mu rusengero uyu munsi akabaze ngo byanze bikunze uramurebera? Ndashimira Imana Kristo umwami wacu wavuze ngo ndagiye nzawereza umufasha wo kubana namwe ibihe byose, ngo wazababwira n'ibyo ntababwiye. Ubundi by'ukuri mu rusengero hagombye kuba hari impano zose z'ubuhanuzi, zo kwerekwa, kurondora, gukiza indwara, zose ziranahari n'ubundi. Kandi n'ubuhanuzi ntabwo bwabereyeho abakristo, bwabereyeho abatizera. Uzasome Bibiliya wumve, havuze ngo n'umwe ugeze muri mwebwe mukamurondora mukamuhanurira azamenye ko hari Imana muri mwe. Icyo ni ikintu cyumvikana, kuko uvuze ibintu by'atarazi agahita ahindukira. Ariko ikintu nyamukuru gikwiriye, bene abo ndabwira impamvu bamenya, usanga baririza ngo Imana yavuze iki, aho kwibaza ngo giye nakoze iki. Kandi hari umusaza umwe njya nkunda cyane, nawe n'umushumba yagiye muri retraite, yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, yeze kumubwira nganiriza, ambwira ngo hari umugisha uva ku Mana, hari umugisha uva ku babyeyi, hariho n'umuvumo uva kwa shitani bakabita umugisha. Ko niba amafaranga utunze uyacuruza mu biyobyabwenge, wiririmba umugisha. Niba uyakura mu buraya, wiririmba umugisha. Niba uyakura mu bantu bahemukiye, wiririmba umugisha. Urimo urabyumva neza? So rero mu nzu y'Imana twe tuza gushaka Kristo kugira ngo dukizwe ibyaha, dukorere Imana umurimo wayo nk'uko bikwiriye. Rero kumbwira ngo mu rusengero by'ukuri nongere ngo usubiriremo, ahari abantu b'Imana na Satani abahari, abateranye kandi byanga byako afite abantu ngomba gutuburira. Abatuburira gute? Nuko banze kwihana no kwakira Kristo neza. Ariko ku muntu wamaze kwemera umwami we arabigenzura akayiba bati nahita njye nk'urugero nkaburangira nibaza nk'ikintu gikomeye nanjye, ariko se nkusubiza, wigeze wumva Meshaki, Abednego na Shadrach hari icyo Imana yabivuzeho? Avuze ngo nahita dukiza, ariko yaravuze ngo irabasha, ariko ishobora no kutanahita dukiza, nta kitubuza. Hari icyo bari bumvise se? Hano urabanuriye uriya mugore w'umushune mu kazi yubakira umukozi w'Imana inzu yo hejuru, hari yereko yari yagize. Kuki abantu bashaka gukora nka za moto batera imigeri? Ni ngombwa ngo Imana ivuge? Uribaza ubu uzaha umuntu umuceri kuko Imana yavuze? Uzagurira imyenda uko Imana yavuze? Nta mutima nta muri twebwe se? Erega buri gihe ni ubundi Imana igira amahame yo kubohora abantu no kwibohora. Ubundi si Imana ifunga abantu ngo ibakire ko umuntu ari free. Naguha urugero abantu bose bagiye batekereza, Imana avuye atabitangwa nadoda imyenda kweli. So rero byumvikane ko abantu dushyira imbere mu gukiranuka no kubaha Imana, ntitukazwe mu nzu no gushaka ubuhanuzi. Imana niba ushaka izabuduha, itabuduhaye nta kibazo, kwizera kuratuyobora. Ko yaravuze ngo umukiranutsi wanjye